Reka mbasuhuza muri hirya no hino, igitondo gihire. Ese muramutse mute cyangwa se bukeye bute cyangwa se aho mwaraye muri amahoro? Ni Mr. Jean Google on Iris Rwanda TV. Dusanzwe tubagezaho ibiganiro bitandukanye n'amakuru atandukanye, ariko iki gitondo ndagira ngo nigaruke ku ba blogs cyangwa se aba influencer cyangwa se bamwe mu bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga cyane kuri iyi mihanda, bamwe tuzi ngo ni ba update, bagenda baduhereza amakuru n'ibiganiro bitandukanye umwanya ku mwanya, umunota ku munota, isaha ku yindi. Iki gitondo ndashaka kugaruka ku byerekeye amakuru baba baduhaye. Ese abameze gute? Ese ayo baduhereza kuko niyaba akwiye kugira ngo tube twabona muri uwo mwanya, cyangwa se baricara bagatekereza ibyo buri wese atekereje, yaba ubupfapfa, yaba ubugoryi, yaba ibintu bitagira umutwe n'ikibuno, akabatereka nkubiteho kwa abantu basanzwe bamfollowinga n'ubundi baraza kumfollowinga nta kabuza. Ndaza kwigarukira kuri Dumba nk'umwe mu bantu bafite inararibonye muri ibi bintu, nk'umwe mu influencer navuga ku mihanda cyane, bagenda bapudetinga abantu uko bwije n'uko bukeye, ariko content ya Dumba itagenda ivugwaho rumwe n'abantu batandukanye, mu bantu bakuze, mu bantu bareberera hafi urubyiruko n'umuryango nyarwanda muri rusange. Biragoye cyane kugira ngo Dumba benshi bagiye bita umutinganyi amara icyumweru adapostinze ifoto y'umukobwa wambaye ubusa. Ni ibitekerezo nagiye nikurira mu bantu bakurikirana Dumba cyane, twagiye twiganira nambwe tuzarebe Dumba ntabwo yamara icyumweru adapostinze umuntu wambaye ubusa. Nuko Dumba arizo nkuru aba yabonye, cyangwa niho content ye ishingiye kuri YouTube cyangwa se kuri Instagram. Ni wa muntu ukunda birakize cyangwa se ukunda beef, gukina beef hagati y'abantu n'abandi, gukina udutiko hagati y'abantu n'abandi. Ubundi ibintu twaba tubizi kuri Descartes imbere, Dumba amaze kumurushya. Dumba agize atya hari post aherutse gushyiraho y'uwitwa Jackie uyise Jasheri kuri Instagram. Iyo ni ndibuze kugarukaho gatoya mbere uko nyigeraho. Ni post imugaragaza yambaye ubusa uyu mukobwa. Uyu mukobwa wise umuvanzi ugaragara mu mashusho y'abantu atandukanye. Bwa mbere Dumba yarapostinze ngo Uwase Jasheri ahinduye umuvuno. Ese umuvuno yari ahinduye ni uwuhe? None Dumba abo bana ubakura he wewe? Izo ni twagiye muri comment. Jasheri yaraje araposta ngo ese bazemera twapfuye cyangwa? Aha ni gusoma comment ziri muri post ya Dumba. Umwe ati nta kindi gihesha gukiranuka keretse kwizera ko wogejwe n'amaraso ya Yesu masa. Ndabona yikwije noneho, bivuze ngo yari yaje yambaye utuntu tugufiya tutari tureture, ariko ntawe bitaniye n'ubusa. Hariya buriya baba baje ko social media zibika, twizere ko umwana azabyara azabona nyina. Cyakora this life no balance. Ese mwajya mureka gutiza umurindi ubusambanyi? Dumba wewe urimo uratiza umurindi umusambanyi, kandi bakwita umupede, ariko ngo urimo uratiza umurindi ubusambanyi. Niko abafana baba bari kuvuga hano muri comment. Jasheri nk'umwe mu bantu bavanze imbuga nkoranyambaga mu minsi ishize, bagenda bavuga ibintu bitandukanye, dore ko mu minsi ishize aherutse kwibasirana n'uwitwa Jessica Uwase ko mu kano mu majyaruguru, ariho akazi ke agakora ka buri munsi. Baherutse gukozanyaho, umwe avuga ngo umwe yise undi indaya. Ndaje imbere kano mafoto murebe ko abantu bafite blog cyangwa se abafite ama platform akomeye bakabaye baposting ibintu nk'ibi ngibi. Mu by'ukuri ese ni ikibazo abantu twibaza, Dumba kugira ngo aposting umuhanzi washize hanze igihangano,
aramwishyura. Ni amafaranga angahe Dumba yishyurwa na Jasheri kugira ngo amupromotinge yambaye ubusa, apromotinge amafoto ye atagira inyambaro na gakeya, yiyambariye uko yavutse? Dumba turabizi udafite 300, 400, 500 ntashobora gukandira iwawe, ari umu upcoming artist ukizamuka, ari umuntu wagafashe, ari ugize ute, bose turabizi neza ko bakwishura. Aya mafoto y'abantu bambaye ubusa ni ikiguzi kingana iki bakwishura kugira ngo ya posting, cyangwa ya posting ahubwo ubuyashakisha kugira ngo abantu bakunda ubusutwa n'ubugoryi, ukabuzi ko aribo benshi bagukurikira baze barebe kuri ntuze yawe n'ubundi bagukurikire kugira ngo kandi batakwishyuye. Ese birakwiye ko ukomeza gupostinga ubugoryi hari abantu benshi cyane wakabaye postinga bafite umumaro ndetse bakeneye no kuyiraga ngo babe barebwa ku ruhano mpuzamahanga n'abantu bagukurikira babe bakuramo isomo? Benshi bati gupostinga amafoto y'abakobwa bambaye ubusa Dumba ubyungukiramo iki? Turi mu isi gana ahantu hatari heza, aho usanga indirimbo nyinshi cyane zishingiye ku busambanyi arizo zirebwa cyane ku rwego rwo hejuru. Indirimbo nyinshi cyane twagiye twavuga ngo ni ibishegu, umwami wabyo utanaherutse kugira ngo akubitemo ibishegu muri iyi minsi yashize, utamenye icyo yabaye, dore ko benshi babyitiraga ngo yuhu aririmba nk'ibishegu, ariko ntabwo aherutse kubatamo. Ni imirongo yabuze, nibyo gupostinga byabuze, ni amakuru yabuze. Ni ikibazo cyo tukibaza ngo Dumba aze gusubiza ngo mbese ni agaciro k'amafaranga angana iki abantu bambaye ubusa babishyura kugira ngo amafoto yabo akwirakuzwe hirya no hino? Turabizi neza nta nubwo byemewe. Mu minsi yashize cyangwa se mu myaka yashize hari umukobwa wigeze kugaragara mu gitaramo, amabere ameze nk'ari hanze yiyambariye ukuntu. Turabizi ko yitabye RIB ndetse akanafungwa. Ese abantu bapostinga aya maposte bo nta bihano bagenewe? Katwemere ko ntabyo, wenda bitewe n'umwuga ugenga itangazamakuru. Ariko se niba umuntu wakoze ikintu kizima agatangaho n'amafaranga, video y'abahanzi twese turabizi iravuna itwara amafaranga menshi. Audio nayo nuko iravuna. Kumupostinga bibaye ikibazo, kandi sometime yakoze n'akantu keza, natakwishyura ntushobora kumupostinga. Ariko bano birirwa ku muhanda, inzererezi zirirwa ziyambitse ubusa kugira ngo zishuka abagabo b'abandi bubatse ngo basenye, ifo turahurudu turapostinze, ibyo byo ni ibiki? Ndakibaza. Ni ikiguzi kingana iki usabwa kugira ngo postinge umuntu wambaye ubusa? Ese ubwambere bw'abahungu ko budapostingwa nk'ubw'abakobwa? Benshi muravuga ngo ni ubugoryi cyane ubumara, hako n'ubundi mukunda ubugoryi n'ubumara, nanjye reka mbubahereze. Reka mpere ku ka video k'uyu mukobwa witwa Jackie wise Jasheri Uwase kuri Instagram, aho amaze kugira ibihumbi 12 by'aba followers, ndetse account ikaba iri private, kwa ngo atakwakiriye ntushobora gukurikirana ayo mafoto ye. Bivuze ngo Dumba yamaze kuyakira, yamaze kwa ngo kuba Dumba basha kuyabona ku buryo bworoshye nuko ari umu followers akurikirana cyane Jasheri Uwase. Ugakurikirana Jackie cyane. Jackie ntunyumve nawe, ntago nakurwanyije, ahubwo nyende hari benshi muri comment bagiye bandika ngo uzagende bagusengere. Nabyo birashoboka, ariko nta wamenya bura nawe ushobora gusanga ari gukura umugati, wasanga ari gukura umugati, kandi kukuvutsa uwo mugati bikaba amahano akomeye cyane. Reka maplaying kano ka video ubundi muze gukurikirana. Ni Mr. Jean Ngugu, byari buramutse gute?